breaks it. Amazina ni impano Olivier, nkaba ndi umuhungu wa hariya mu majyaruguru iwacu ni muri Rindo, umurenge wa Bushoki. Uno munsi nabazaniye content cyangwa se topic cyangwa se ingingo ziravuga kuri ku bantu bamwe bavuga amagambo ajya asebanyije, nimvuga asebanyije murayumva, bagenda babwira bagenzi banjye bafite ubumuga. Nabazaniye iyindi channel, izina ujye ushyiramo Twese Turashoboye TV, nurangiza ubwire na mugenzi wawe ati kuri Twese Turashoboye TV bimeze bite, ko tuzi ko hari abana bamugaye bakora ibiganiro biryoshye tumenyereye yuko biba biri mu munyu, niko tubivuga. Okay, uzajya umukoraho mutumubwira gira vuba urebe kuri Twese Turashoboye TV, maze ahita ko muzana ikiganiro murebe ibintu tugiye kujya tubahindurira umunsi ku wundi, n'imvugo zimwe na zimwe n'ibikorwa bimwe na bimwe bigenda bikorerwa abantu nkatwe dufite ubumuga. Nanjye nubwo mundeba hano mfite ubumuga pe, niyo mpamvu nicyo cyanzanye hano kugira ngo nganirize abantu bagenzi banjye bafite ubumuga ndetse na society yose muri rusange n'abadafite ubumuga nabo tuba tubakeneye yuko twabaganiriza kugira ngo imitekerezo yabo bafite hariya hanze cyangwa se hirya no hino mu masoko hirya hose no mu mihanda. Okay, hari igihe ugenda mu nzira ugasanga umuntu araje atangiye kukuvugaho ibintu kandi ubuzima bwawe ntazi ukuntu bwatangiye, ujye umubwira uti ibintu ntabwo byose Imana yabitanga ko wabibwira